Mwaramutse nongeye kubasuhuza nabashimira mbifuriza igitondo cy'umugisha cyangwe isaa sita nziza cyangwe umugoroba mwiza bitewe n'igihe ino video uyiboneye. Bivuze ngo tugiye gutangira igikorwa cyo kwigisha imodoka. Hari umwe mu bafanizi bacu bavuze ko tuzajya ducishaho video imwe buri cyumweru kugira ngo tubigishe uburyo ki watwara imodoka. Icyo bigusaba ni ukuba ufite utumega twawe dukenya kugira ngo tukwigishe gutwara imodoka neza. Nawe wakoze ikizamini ukaba warabonye kategore, ukaba wicaye mu rugo, ukaba umaze igihe kinini utabona ku modoka, nawe ibi biraza kugufasha ndetse biraza kukwibutsa uburyo ki watwara imodoka, uburyo ki ushobora guhinduranya amafitesi, uburyo ki ushobora gukoresha feriyamu, uburyo ki ushobora gukoresha mboriyaje, uburyo ki ushobora gukoresha feri, ndetse uburyo ki ushobora gukoresha feriyamu, kuvuza radio, gucana amatara ndetse na sugarasi. Hari abantu benshi bajya mu muhanda ibi bintu batabizi cyangwa batazi kubikoresha, ugasanga bahuye n'imbogamizi nyinshi, ugasanga abapolisi barabandikiye amakoterivasiyo ya hato na hato. Gusa ndashaka kubigisha kuva kuri kategore B kugera kuri kategore C, ariko ndaza kwibanda kuri kategore B kugira ngo mbanze mbigishe B. Buriya kategore zigenda zikurikiranye uva kuri B ukabona kujya ku zindi kategore zose ushaka, ariko buriya ntago wajya kuri E utaragera kuri C, ntabwo wajya kuri D1 utaragera kuri D. Bivuze ngo kategore zirakurikirana. Bivuze ngo ngiye kintu ngiye kwibandaho, ngiye kwibanda kubigisha uburyo cyo ushobora gutwara imodoka ya automatique ugatwara manuel. Bivuze ngo ndabigisha ubwoko bubiri, automatique ziba zitandukanye na manuel ziba zitandukanye. Hari Yaris, hari Toyota, hari VW, hari Land Cruiser, hari n'izindi zitandukanye nyinshi. Nanone zose ubwo ziri mu moko atandukanye, byose turaza kubibona mu kiganiro cyacu cyangwa muri video tugiye kubanyirizaho y'uburyo ki mwajya mwiga imodoka. Kidasamura TV Rwanda rero yafashe uno mwanzuro kuzajya nibura icishaho video imwe mu cyumweru kugira ngo mwige imodoka mu buryo bwiza cyane, kandi ikindi bitabahenze cyangwa bitabasabye kujya gushaka amafaranga. Gusa ushaka no kwiga imodoka mu buryo bwa online cyangwa ushaka kwiga imodoka mu buryo waje kuri tele, wahamagara kuri 0784460285 uratugana tukakwigisha imodoka neza cyane ku buryo ushaka kujya mu kizamini ukahita utsinda rwose wiga icyumweru kimwe ku mafaranga make ibihumbi 20 utanga y'icyumweru kimwe, ukajya ku kizamini ukabona kategore. Iyo utsinzwe uraza ukongera ugasubiramo ku buntu n'ayandi mafaranga wishujwe. Bivuze ngo rero tugiye kwita tujya ku biciro cyangwa ku bijyanye no kwiga imodoka. Bivuze ngo kugira ngo ku biciro reka mbanze mbanyuriremo ku bijyanye n'imodoka cyangwa uburyo ki tuzajya twiga mu matsirisi, cyangwa bivuze ko uburyo tuzajya twiga iminsi tuzajya twigamo imodoka. Bantu rero mushaka kwiga imodoka, ku wa mbere tuzajya dushyiraho video yo kwigisha imodoka, ku wa gatanu dushyiraho video yo kwigisha imodoka. Bivuze ngo mu cyumweru ni kabiri tuzajya dushyiraho video zo kwigisha imodoka. Ku wa mbere tuzajya dushyiraho video yo kwigisha imodoka, ku wa kabiri dushyiraho video yo kwigisha imodoka. Ku wa kabiri ni ibiganiro, ibyegeranyo ndetse amakuru atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ku wa kabiri nibyo tuzajya twirirwamo, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu. Ku wa gatanu none hagera sasa bitse twongera dukore indi video imwe tubigisha. Ngiye nitwa Kidasamura urwego rwo tabakora rugakonkoma. Reka dutangire video yacu mbigishe imodoka mbere ku buryo kibakoresha ibinyoteri. Twatangiye abantu mushaka kumenya imodoka mukurikirane ino video paka irangiye. Ikintu cya mbere turi buhereho turahera kuri feriyamu, duhere kuri amboriyaje, byose turaza kubibonera hamwe. Ndabizeza yuko imodoka muri buyige mukayimenya kandi neza cyane 5 kwa 5. Namwe mwakoze subscribe muraba agaciro, byo tugeze nimwe tubikesha, nabyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Bivuze ngo nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure kuri tapi umenye nimba neza na feri yawe wayihejeje kuri tapi. Ubu tugeze mu gikorwa cyo kwatsa imodoka. Iyo ukase rimwe ubucanya amatara, ukatsa n'utundi tuntu turi aho ngaho, amatara, ibinyoteri byose wakize imodoka, bintu nk'iradiyo biraka, sibyo? None ikintu uhita ukora ugiye kwatsa imodoka yawe, uhita ugaruka ku mavitesi nakubwiye. Mavitesi rero uhita ushyiramo vitesi ya mbere iyo ugiye guhagurutsa imodoka, kubera yuko wahejeje amboriyaje na feri wabifashe, ushyizemo vitesi iki ya mbere. Ikintu rero ugiye gukora ni kimwe, ubu tugiye guhagurutsa imodoka yacu. Ikintu tugiye gukora no guhagurutsa imodoka yacu. Bivuze ngo uraza ukata imodoka, uyikate. Noneho ubu ngubu ningumishaho gutya imodoka ndabanyakije 5 kwa 5. Mwibuke yuko iyi modoka irimo vitesi ndetse nanafashe amboriyaje. Ninde kuri amboriyaje iyi modoka iragenda. Ubwo no kuvuga ngo mfashe amboriyaje, mfashe na feri. Ibyo byombi byose ndabifashe kugira ngo imodoka yanjye itaza kugira ahantu ijya.
bivuze ngo rero guhagurutsa imodoka tugiye kuhita tubikora none ahangaha muhite mubimenya ubu ngubu mukaba mwize guhagurutsa gategure B tukazajya no kuri C na D na D1 ndetse na E iriya y'ibikamyo. Bivuze ngo twahiriye kuri gategure B. Bivuze ngo rero ubu ngubu tugiye guhagurutsa imodoka. Umuntu wankurikiranye gatanu ku kandi murumva yuko imodoka yahagurutse, imodoka irimo irahinda kandi harimo iki, harimo vitesse. Kubera ya vitesse twashizemo ugaheza na ambriage, bivuze ngo vitesse ntago buriya iba iri gukora yohejeje ambriage, bayimeze nko gushyira primer. Ariko kugira imodoka yacu igomeze yake, noneho tuve kuri ya feri tuve no kuri ya ambriage, ariko imodoka yacu igumye yake. Turagaruka hano tuhita dushyira imodoka yacu primer. Nituyishyira primer ukuvuga ngo nago iri buze kuzima. Bivuze yuko rero iyi modoka iri primer na vitesse ibirimo, imodoka ibigomba kuguma kukomeza ikaka. Bivuze ngo rero ikintu tugiye kugarukaho ni kimwe. Ubu tugiye guhagurutsa imodoka ukurikirane gatanu kuri kagenzi kako, utagira na kimwe usimbuka utakimenye nimba ushaka kwiga imodoka. Bivuze ngo tugiye kwita tugaruka hehe, tugiye kwita tugaruka kuri ya feriyamu naberetse. Feriyamu naberetse ngira ngo murayireba ngiye. Iyi feriyamu niyo tugiye gukuramo imodoka yacu ikahita igira ute, ikahita igenda. Ariko turaba twitonze gatonya kubikora kugira ngo imodoka yacu itaza kugenda tukabura uburyo ki tubasha guhagarara. Iyi ambriage yacu turaza kuyikoresha kugira ngo dushyiremo vitesse kugira ngo duhagurutse imodoka. Bivuze ngo nibyo tugiye gukora. Aha rero iki ni igice cya mbere. Igice cya kabiri turaza guhagurutsa imodoka tuyigendeshe mu muhanda, namwe mubyirebera gatanu kuri kagenzi kako. Noneho nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Wewe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ariko buriya ugomba kwiga imodoka ushyizeho umuhate. Bivuze ngo impamvu turi gukora zino video, hari umwe mu bafana mu bantu badukurikirana kuri social media yatubwiye ngo tuzajye tunabigisha ibintu bitandukanye. Ariko noneho kubigisha imodoka nabonye ariko kantu k'ubwenge kazabafasha mu bintu byinshi bitandukanye, kubera yuko iyo uzi imodoka ntabwo imodoka ishobora kugusuzugura. Kandi umaze kumenya imodoka gutya ngiye kubibigisha, ushobora guhagurutsa imodoka yawe ukaba wajya no mu kizamini. Washaka kuyiga mu buryo burambuye ukaduhamagara tukaguhuza n'ishuri ryigisha imodoka tuba twakoranye naryo Agisheni Driving kugira ngo tumenye ibyo tubara. Bivuze ngo rero murakoze cyane, mwakoze gukurikirana ino video, ndetse ibyo dukora ni mwebwe tubikesha, nibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha. Bivuze ngo ikintu cya mbere ugomba gukora kuri YouTube channel Kidasamura TV Rwanda, kora Kidasamura, kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda. Imwari mu mubana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ciao ciao.